urabizi kuri mwiza se? Uru ni urutonde rw'abakobwa 18 beza kurenza abandi mu bakina filime nyarwanda. Nanjye nkakubaza nisi ku ruhande rwawe cyangwa se ku giti cyawe, muri bano bose ngiye kubwira ninde ukunda cyangwa se nuwe ukumarira ameganyire mu makeya, ninde wagutwaye uruhu n'uruhande uburyo umaze iminsi 2 gusa utamurebye cyangwa se umaze ukwezi utamurebye, wakumva hari ikintu uri kubura nyine muri wowe cyangwa se wakumva hari ikintu nyine uri kubura mu mutima wawe. Ikintu uri buze gukora ahangaha, uze kwandika hasi muri comment izina ryo ukunda cyane muri bano bose ngiye kuvuga cyangwa se nyine mu makeya muri bano bose ngiye kukubwira. Niba umukunda koko uze kumwandika hasi muri comment, ushyiraho udutima twinshi rwose niba wumva nta kintu bigutwaye nyine, niba uri proud. Isanzwe rero turaza guhera ku mwanya wacu wa 18 tumunuka cyangwa se tujye ku mwanya wacu wa mbere. Ku mwanya wa 18 w'abakobwa beza cyangwa se abakobwa bateneze nyine bakunzwe n'abatari bake, turasanga umukobwa witwa Cyuzo Muvunyi Ange. Uyu mukobwa rero Ange twamushyize ku rutonde rwacu rw'abakobwa bateneze ndetse kandi rwose bagaragara neza bishimirwa bakunzwe n'abatari bake cyane. Wakabuze noneho uyu mukobwa Ange yakinnye mu zihe filime cyangwa se mu makeya yamenyekanye cyane kubera izihe filime? Yakinnye muri filime yitwa Indoto. Filime Indoto se urayizi cyangwa se urayibuka? Yindi filime yakinnyemo ni Irya Mukuru. Izo filime zose yagiye zikinamo ndetse n'izindi nyinshi nyine zigiye zitandukanye. Ikindi utaruzi kuri uyu mukobwa witwa Cyuzo Muvunyi Ange, ni umubyinnyi w'imbyiniro za gakondo cyangwa se imbyino ziri traditionnel, nyine kubyina gakondo nyine bino by'umuco nyarwanda, ngira ngo mwese murabizi. Uyu mukobwa rwose nawe ni umukobwa mwiza ukunzwe ndetse kandi rwose wishimirwa n'abatari bake cyane. Ku mwanya wa 17 w'abakobwa beza mu makina filime nyarwanda turasanga umukobwa witwa Gihozo Nshuti Mireyira. Uyu mukobwa se uramuzi? Uyu ni umukobwa ukomeza kugenda akurura ndetse kandi arangaza abatari bake. Filime yakinnyemo utayirebye waba wacekanywe cyangwa se waba wamaze guhomba cyane. Uyu mukobwa agiye kina muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, aho twavuga nyine nka filime yitwa Indoto, Ishusho ya Papa, Papa Sava ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa nawe arakunzwe ndetse kandi abenshi baramwishimira cyane, baramukunze. Filime yakinnyemo abenshi bakomeza kugenda bavuga yuko uyu mukobwa usibye gukina filime gusa nyine ngo afite n'impano yo gushotorana. Ese nawe uramukunda? Ku mwanya wa 16 w'abakobwa beza mu bakina filime nyarwanda turasanga umukobwa witwa cyangwa se umunyarwandakazi witwa Kazuba wa Derike. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane muri filime yitwa Agahinda k'Imfubyi. Uyu mukobwa se uramuzi cyangwa se uramukunda cyangwa se uramwibuka? Yitwa Kazuba wa Derike, yaje ku rutonde rwacu rw'abakobwa beza ndetse kandi rwose bakunzwe n'abatari bake mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Ku mwanya wa 15 w'abakobwa beza ndetse kandi bateye neza bakunzwe n'abatari bake mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu bakina filime nyarwanda turasanga umukobwa witwa Peri. Uyu mukobwa ni umurundikazi ukunzwe ndetse kandi wishimirwa cyangwa se wamaze kwigarura igikundiro cy'umufana. Uyu mukobwa witwa Peri yakinnye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, ahangaha twavuga nk'iyitwa My Heart, Contract ndetse n'iyindi yitwa Kwiyenza. Akenshi nyine akunze kugaragara muri filime za Kramani. Peri se nawe uramukunda? Nawe rero twamushyize ku rutonde rwacu rw'abakobwa beza ndetse kandi rwose bateye neza bakunzwe n'abatari bake mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Nkomeza kukubaza nisi muri bano bose ninde wawe, ninde ukunda nyine muri makiya, ninde ukumarira mega, ninde ufata nyine nk'icyitegererezo mu bakobwa bose nyine bo muri sinema nyarwanda, ninde urenze bano bose? Uze kuvuga ku ruhande rwawe hasi muri comment, wandike izina rye gusa nurangiza ushyireho udutima twinshi cyane. Ku mwanya wa 14 w'abakobwa beza mu bakina filime nyarwanda cyangwa se mu ruganda rwa sinema nyarwanda turasanga umukobwa witwa Tasha Agasalo Safia. Uyu mukobwa se uramuzi? Uyu mukobwa ni mwiza, ateye neza, akomeza kugenda ashotora akurura abagabo batari bake. Filime yose yakinnyemo ntabwo wahaga kwireba kubera yuko ubwiza bwe gusabura gukura ndetse kandi nyine bugushishikariza gukomeza kuyireba. Yewe rwose mega zawe zashiraho utazi n'igihe zarangiriye ugasanga utangiye kubishinza MTN. Uyu mukobwa yitwa Tasha Agasalo Safia, agaragara neza agiye akina muri filime zigiye zitandukanye harimo nk'iyitwa Behind. Tasha nyine yamenyekanye cyane kubera filime yitwa Behind. Uyu mukobwa se wamukunze cyangwa se nawe uramwishimira? Ku mwanya wa 13 w'abakobwa beza bateye neza bagaragara neza ndetse kandi bakunzwe n'abatari bake mu ruganda rwa sinema nyarwanda cyangwa se mu bakina filime nyarwanda turasanga umukobwa witwa Ineza Keira. Uyu mukobwa yitwa Ineza Keira, yamenyekanye cyane muri filime zigiye zitandukanye nk'iyitwa Bamenya series. Uyu mukobwa se uramukunda? Ese uramuzi, uramwishimira? Ese nawe nyine niwe ukumarira mega? Yitwa nde? Ineza Keira. Uyu munyarwandakazi no twamushyize mu bakobwa beza bateye neza ndetse kandi bakunzwe bishimirwa n'abasore ndetse kandi n'abagabo batari bake, dore yuko rwose n'abagore cyangwa se n'abakobwa nabo bakomeza kugenda bamubwira yuko bamukunda. Nyamuneka uyu mukobwa nawe ni mwiza, ateye neza
neza, agaragara neza, filimi yose yakinnyemo ntabwo wahaga kuyireba na gatoya. Ku mwanya wa 12 w'abakobwa beza mu bakina filimi nyarwanda turasanga umukobwa witwa Umuganwa Sara. Uyu mukobwa uramuzi yitwa Umuganwa Sara, ndabizi neza nagwa mwibukaga, ariko ndabizi neza uko abantu benshi baramukunda. Ukimukubita imbone gusa ntabwo wahaga filimi yakinnyemo. Uyu mukobwa kenshi yamenyekanye muri filimi ya Seburikoko. Ese nawe uramuzi cyangwa se uramwishimira? Ku mwanya wacu wa 11 turasanga umukobwa witwa Uwera Judith. Uyu ni umwe mu bakobwa kuri TikTok utamuzi ntabwo waba ukoresha urubuga rwa TikTok. Ikindi kintu gikomeye cyane wamenya kuri uyu mukobwa witwa Uwera Judith nuko yamenyekanye cyane muri filimi za Kimenyi Tito, nyine aho yakunda gukinana n'umubesto we witwa Kimenyi Tito. Ukivuga Judy nakabuza utangira gutekereza uwitwa Kimenyi Tito. Ese aba bombi urabakunda cyangwa se urabishimira? Nyamuneka uyu mukobwa witwa Uwera Judith yaje ku rutonde rwacu rw'abakobwa beza bateye neza, bakunzwe, bishimirwa, bashotora abagabo ndetse n'abasore batari bake cyane. Nyamuneka mega zawe nureba nabi zizajya zishira ubishinze MTN kandi ari ukubera nyine Uwera Judith. Ku mwanya wa 10 w'abakobwa beza mu bakina filimi nyarwanda cyangwa se mu ruganda rwa sinema nyarwanda turasanga umukobwa witwa Umurerwa Neira. Uyu mukobwa se uramuzi? Yitwa Umurerwa Neira cyangwa se Azizinene. Iri zina rijya ringora cyane kurivuga ngo yitwa Umurerwa Neira Azizinene. Niba ariko barivuga simbizi, ariko nyamuneka uyu mukobwa nawe ari mu bakobwa beza bakunzwe ndetse kandi bishimirwa n'abatari bake cyane. Uyu mukobwa se wari umuzi cyangwa se nawe uramukunda? Ese urabona akwiye kujya kuri runo rutonde? Nyamuneka rwose uze gusiga igitekerezo cyawe cy'umukobwa ukunda ndetse kandi wishimira mu bakina filimi nyarwanda. Ku mwanya wacu wa 9 w'abakobwa beza bateye neza mu bakina filimi nyarwanda turasanga umukobwa witwa Inyindi Aisha. Ndabizanga kuba twashyizemo Inyindi Aisha mu rutonde rwacu rw'abakobwa beza ndetse kandi bateye neza utangiye kurikarama ngo Aisha se ngo ateye neza. Oya, iyo tuvuze abakobwa beza tuba tuvuze nyine wa mukobwa ukunzwe n'abantu batari bake, nyine wa mukobwa wamaze kwigarura igikundiro cy'umufana. Uwo mukobwa tayari aba yamaze kuba umukobwa mwiza. Umuntu ashobora kuba adateye neza ariko nyine ari mwiza. Kuba adateye neza se ni ikibazo. Inyindi Aisha ari mu bakobwa beza ndetse kandi bishimirwa, bakunzwe n'abatari bake. Ikintu kizabikwemeza, YouTube channel yose yakoraho ikiganiro iyita izamuka igakora cyane. Wabibona neza wenda Inyindi Aisha akakanya tuvugana wenda angire nk'ikizeri akankubita wenda interview kuri YouTube channel yanjye yahita ikora mu cyumweru kimwe gusa naba maze kuba umumiliyoneri, naba nkunzwe cyane. Rero bivuze ngo Inyindi Aisha arakunzwe ndetse kandi abantu benshi baramwishimira. Ikintu kizanabikwereka, iyo abuze ukwezi kumwe gusa abantu batangira kumushakisha, ese uyu mukobwa yagiye he? Kubera iki tusori tutakimubona? Uzitegereze kuri YouTube channel y'umugabo witwa Irene Murindahabi. Nyamuneka nyine Inyindi Aisha baramukunda kurenza uko ubitekereza. Ro Inyindi Aisha nawe yaje ku rutonde rw'abakobwa beza bakunzwe, bishimirwa n'abagabo ndetse n'abasore batari bake. Nubwo adateye neza ariko nyine ko badateye neza nta kintu bitwaye, ni mwiza nyine agaragara neza. Umwanya wacu wa 8 w'abakobwa beza mu bakina filimi nyarwanda turasanga umukobwa witwa Bizimana Innocent. Uyu mukobwa nyamuneka Innocent utazi indirimbo bita Tsunami ntabwo uyu mukobwa waba umuzi. Ikindi cya kabiri yamenyekanye cyane muri filimi yitwa Bamenya series. Nyamuneka rwose Bizimana Innocent nawe numwe mu bakobwa bashotora ndetse kandi bakomeza kugenda bakura abatari baki, kubera ko abenshi bakomeza kugenda barekarama bagira bati uyu mukobwa rwose witwa Bizimana Innocent yamariye mega sinyisinzira sinyiguika, kubera yuko filimi yose yagezemo nyine muri makeya nyikurikiranira hafi. Uyu mukobwa nawe twamushyize ku rutonde rwacu rw'abakobwa beza ndetse kandi bateye neza, bakunzwe, bishimirwa n'abatari bake cyane. Ku mwanya wacu wa 7 w'abakobwa beza bateye neza, bakunzwe, bishimirwa n'abatari bake mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu bakina filimi nyarwanda turasanga umukobwa witwa Ishimwe Riponse Suwala. Ese uyu mukobwa uramukunda? Ese uramwibuka muri Stimedi? Ese uramwibuka muri filimi yitwa Inzira y'Umusaraba cyangwa se The Bishop Family? Uyu mukobwa rwose arakunzwe, ni umwe mu banyarwandakazi beza bateye neza, bashotora ndetse kandi barangaza abatari bake. Filimi yose yakinamo nakabuza irakundwa ndetse kandi yishimirwa n'abatari bake, kubera ko uwayirebye akenshi ntabwo yayikuraho iji, ntabwo yayirambirwa kubera imiterere ndetse n'uburanga bwe bukomeza kugenda bushoto ndetse kandi burangaza abatari bake cyane. Abenshi barebye filimi arimo mega zabo zishira batazi igihe zarangire cyangwa se batazi nyine igihe zashira. Ku mwanya wacu wa 6 w'abakobwa beza ndetse kandi bateye neza, bagaragara neza mu bakina filimi nyarwanda turasanga umukobwa witwa Umutoni Uwase Nadina. Uyu nguyu we rwose ntabwo ndibuze kuba navuga byinshi kubera yuko nawe amaso yawe
arakwereka cyangwa se ntacyo ataguhereza. Uyu mukobwa Umutoni Uwase Nadine ubwe n'umutako nta kintu amuvuga kubera yuko ubwiza bwe burakunda ndetse kandi bukomeza kugenda bushotora abatari bake cyane. Nawe se uramukunda cyangwa se uramwishimira? Ku mwanya wa gatanu w'abakobwa beza ndetse kandi bateye neza bakunzwe n'abatari bake mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu bakina filimi nyarwanda, uyu mukobwa ni mwiza, ni umwe mu banyarwandakazi beza bateye neza bagaragara neza babereye ijisho kubera yuko yaba amahitamo ya buri mugabo wese. Yitwa Umuhire Claudia. Uyu mukobwa akunze gukina muri filimi za Clamani Empire. Nyamuneka Clamani niwe muntu wa mbere uzamura ndetse kandi nyine mu makeya ushyigikira abantu b'igitsina gore cyane mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu bakina filimi nyarwanda. Rero Umuhire Claudia nawe twamushyize ku rutonde rwacu rw'abakobwa beza bakizamuka ndetse kandi bateye neza. Filimi yakinyemo ntabwo wagakwireba na gato kubera yuko abenshi nyine bakomeza kugenda bamugana ndetse kandi babimugaragariza yamaze kwigarurira igikundiro cy'umufana. Uyu yitwa Umuhire Claudia, nyine ni umwe mu bakobwa beza bateye neza bakomeza kugenda bashotora batari bake. Filimi yakinyemo ntabwo wagakwireba na gato. Ku mwanya wacu wa kaniri w'abakobwa beza bateye neza bafite imitere myiza ikomeza kugenda ikurura benshi mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu bakina filimi nyarwanda, yitwa Iradukunda Nadine cyangwa se Umwitenana Nadine. Uyu mukobwa se uramuzi muri Stemedi? Uyu mukobwa se uramwibuka muri Bamenya series? Uyu mukobwa rwose arakunzwe ndetse kandi akomeza kugenda yishimirwa n'abatari bake cyane. Umukobwa wa gatatu w'umukobwa bakunzwe ndetse kandi bishimirwa n'abatari bake mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu bakina filimi nyarwanda, turasanga umukobwa witwa Umutoni Salanda Oliver. Uyu nguyu ni umusizi ukomeye cyane, nta muntu utamuzi mu ruhando rw'abasizi cyangwa se mu banditsi b'indirimbo. Uyu mukobwa yandika indirimbo, ni umusizi, ni umukinnyi wa filimi nyine mu makeya, akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane muri filimi yitwa Indoto series. Uyu mukobwa se uramuzi? Yitwa Umutoni Salanda Oliver, arakunzwe, ateye neza, aragaragara neza. Nyine filimi yakinnyemo ntabwo wagakwireba na gatoya. Aritonda, nicyo kintu cya mbere muziho. Ni umukobwa witonda, uca make ndetse kandi rwose uhora yiturije mu byo akora byose mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Ku mwanya wacu wa kabiri w'abakobwa beza bateye neza bakunzwe ndetse kandi bagaragara neza mu bakina filimi nyarwanda, turasanga umukobwa witwa Irakoze Ariane Vanessa cyangwa se umwite Maya. Uyu mukobwa uramwibuka? Uyu mukobwa ni mwiza, ateye neza, aritonda, agaragara neza, arakunzwe, afite igikundiro, ni amahitamo ya buri mugabo wese. Yitwa Irakoze Ariane Vanessa, akunda gukina nyine muri filime yitwa Maya. Uyu mukobwa se uramuzi? Uyu mukobwa se uramwibuka muri filime ya Stemedi cyangwa se iyitwa Ishusho ya Papa? Uyu mukobwa rero Vanessa nawe ni umwe mu bakobwa beza bateye neza bakunzwe bamaze kwigarura igikundiro cy'umufana. Ku mwanya wacu wa mbere ufite amatsiko yo kumenya ngo se nuwe mukobwa uhagarariye abandi usumba abandi mu ruganda rwa sinema nyarwanda mu bakina filimi nyarwanda. Ku mwanya wa mbere nahagushyiriye abakobwa bagera kuri babiri, uraza guhitamo uwawe. Ku mwanya wa mbere mu bakobwa beza, abanyarwandakazi beza mu bakina filimi nyarwanda barenze abandi bose, nagushyiriye abakobwa bagera kuri babiri. Uraza kunyandikira hasi muri komenti umwe gusa wumva nyine uhiga abandi bose. Uwa mbere yitwa Gatesi Kayunga cyangwa se Umwite Tesi. Uyu mukobwa ni mwiza, ateye neza, aragaragara neza, ni umwe mu bakobwa bamenyekanye cyane muri filimi yitwa Kariza wa Karisa. Uyu yitwa Tesi, arakunzwe nyine muri makeya, buri mugabo wese akimubona yaba amahitamo yiwe. Uwundi mukobwa nakuzaniye yitwa Nyambo Jessica. Ese ari Tesi na Nyambo Jessica ninde mukobwa uhagarariye abandi, ukunzwe, ufite igikundiro ku buryo buri muntu wese nyine yakishimira kuba yakundana nawe? Hari uwitwa Gatesi Kayunga cyangwa se Umwite Tesi, hakaza n'uwitwa Nyambo Jessica. Ese muri abo babiri nuwe wumva ukwiye umwanya wa mbere? Nuwe wumva nyine ukwiye guhagarara abandi bakobwa bose mu bwiza cyangwa se mu banyarwandakazi beza mu bakina filimi nyarwanda?